Reka twongere tubahe ikaze mwese mwari mudukumbuye nk'uko mutureba imbere ya kamera. Ni Body Pro and Carine. Imyaka yaribaye myinshi, ni igihe kigera nko ku mwaka n'amezi ahari nka 3. Mutatubona turi kumwe, yego nka 3. Data ndabibutsa muraza gusanga ari byo. Ni ku mwaka n'amezi nka 3 cyangwa 2. Nahize muvuza amezi 3. Oya, mvuze umwaka. Ko nari nazanye n'imvi. Mutatubona imbere ya kamera turi kumwe, ariko mwabyumvishe nyine ni Body Pro and Carine, bisobanura ko na channel ariko igiye kugaruka yitwa. Mwaradukunze, murabitwereka muri pranka, mu biganiro, ariko nyine kubera ubuzima bituma tubatenguha. Mbere na mbere tukatonze tubasaba imbabazi, mutubabarire pe, tubabarire ko tutabashije gukomeza kubaha ibyishimo twabahaga biciye muri pranka, biciye mu biganiro, byari ukubera ubuzima. Ariko ntabwo nakomeza kwiharira ijambo. Sheri nawe banzu basura. Murabeho rata. Murabeho bagiye he? Mwari muraho. Gatanga ibisanzwe nk'uko musanzwe mubizi, no dushya twinshi cyane kuri Body Pro and Carine. Noneho ubu turigarukiye ku bantu mwe mudukumbuye, mwahoraga munyandikira, abo twahoraga mu muhanda ngo ko tutabaha pranka. So twiyiziye gusa, murabizi ko muransinda uyu muntu buri gihe. Abafana cyangwa se ntabwo ko atari abafana. Nyine oya, ariko habaho ibyiciro bibiri. Timu yanjye oya, ufite abagukunda, ufite abakunzi, ukagira n'abafana. Abakunzi nibo babo ngabo bana n'ubu mu gihe cy'umwaka n'amezi 3 bakikwandikira. Naho abafana ubu ushobora no gusanga batakibuka yuko pranka zabagaho. Ariko yaba abafana yaba abakunzi bacu tubijeje ko tugarutse. Ariko nagiye ufite mideni. Wowe ufite mideni? Ideni gute? Warankomye. Sinakwishyura. Abantu bibuka pranka yacu ya nyuma, nari namba ya jiribabi y'ubururu, ndwaye. Uyu mugabo mana we, ndwaye arambyutsa ngo agiye ngatanwaye ng'icyayi, ndaza mutegurira icyayi ngo kirabishye, ngo ni inkora ibindi muhika ngo, kandi abizi neza ko ndwaye. Icyo gihe nari mfite inda, nanjye buganye menya ntari nzi ko ntwite. Bavugisha ukuri ntabyo wari uzi? Nari mbizi, ariko indi ikiri nto ifite nk'ukwezi. Nawe ubizi be, nawe ubizi, ariko ntiwangirira impuhwe, meze nabi. Kuva uwo munsi navuye imbere ya kamera ndavuga nti muzongera kunkorera pranka, nge namwe tuzapfa ubusa. Kwako nanjye nyine urumva nagiye ndi mideni. Ariko bakunzi banjye, ndabizeza yuko tugiye kumwishyura. Icyo ngusaba, niba ukunda Carine, nkeneye sub yawe, ibitekerezo byawe, ariko ibitekerezo mu mbabare ntimukabishyire muri comment. Abantu hafi ya mwese muzi nimero yanjye. Nutayizi ubwo batazi yanjye be, iyawe barayizi kuko niyo yabaga kuri channel, n'ubu niyo iri no kuri channel yawe barayizi. Abakunzi banjye, ni ubona ukeneye kumpa ikitekerezo kandi ukabona utazi nimero yanjye, urandika muri comment, ubundi umpe nimero yawe nge nkwandikire, kugira ngo Budi ataza kugira ute kumenya ibyo turi kumupangira. Gusa icyo mbijeje mana we, shaka kubakomagura. Ngewe nari naranze gukora iki? Gukora prank. Kuko ngewe nkoze prank ndarimbura. Warize naye maze ngiye kuyakumena ariko ko wikanze. Ntabwo wabikora, nawe urabizi. Ari muri prank nabikora nkayakumenaho, bakareba ukuntu urakara, ndamubwira ngo ni prank. Oya nyine ntabwo wabikora kuko iki? Ratereka mbabwira, ni ideni kandi tuzamwishyura. Kandi ikipe yanjye niyo yatsindaga. Rero bisobanura ngo iki? Bisobanura ngo byanze bikunze bigomba gukorwa kandi bigakorwa neza.
ikindi ndashimira Imana ko yandinze nyine muri urwo rugendo rwo kuva icyo gihe ku kwezi kumwe ubwo mwamperukaga kumubona imbere ya kamera muri puranka, bikagenda amezi 9 agashira nkabyara, umwana akaba amaze kuzuza amezi 5, bivuga ngo Imana yarakoze, yaraturinze, yaba umubyeyi utwite, yaba kwibaruka, iracyanaturinze, niyo gushima. Rwari urugendo rutoroshye, ese Mana we nabivuga gute, rwari urugendo gusa rutoroshye kubera yuko si puranka gusa mwabuze na filime. Ni ukuri abakunzi banjye impande zose narabababaje, ariko nanjye sinjye ni ukwihangana kubera yuko hari igihe umuntu ahura n'ibintu ukajya wibaza se ibi bintu hari undi muntu bibaho. Narasamye, maze gusama indingwa nabi, kuva ku kwezi kwa mbere nkajya mu bitaro nkamaramo ukwezi, nkagaruka nkongera nkasubirayo nkagaruka, bigeraho ngo ndarambirwa na filime mba ndayihagaritse. Abantu bari bamaze hafi nanone andi mezi agera muri 7 cyangwa 8 batabona filime Ibara ry'Urukundo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose sinavuga ngo byari byarazambye, ariko nanone ntabwo byari bimeze neza kubera ubuzima. Uyu munsi rero Sheri ngo ashaka ngo kumbaza kugira ngo abadukurikirana bamenye urugendo rwanjye ni urwo gutwita, rwo kubyara. Urugendo rwo kuva cyagera kuko rwo gutwita rwo nyine mbivuze mu ncamake. Mbabwiye ko narwaye nkajya mu bitaro nkavamo, nyine nkahora mu bitaro. Abakunzi bawe bakunda filime Ibara ry'Urukundo baragenda barakubura. Nabibabwiye, ahubwo reka tuvuge ku rugendo rwo kubyara. Urajya umbaza noneho usubize bo bumvireho. Okay. Urugendo rwawe rwo kubyara, ukimara kubyara. Sheri nagazi kubaza. Tonde nyine ndakubaza ikibazo. Uraje mwumva ibi nagiye kumbaza. Ukimara kubyara, nyuma yaho wumvaga ko ndibuze nyine nza kugukorera surprise, uyumvaga gute? Kuko ukiva kubyara wabyaye ubwo si urwo ni rwo rugendo rwanjye rwo kubyara. Wari guhera ngo byagenze gute wenda kwa muganga, nonse si rwo rugendo rwo kubyara. Bambyaza se wari uhari? Ko njye mubajije ibyo nzi. Reka mbabwire, icya mbere nababwiye ngo ndi gushima Imana. Impamvu nshima Imana ku badamu bose barabizi, umuntu iyo atwite aba arindiriye kuzabyara amezi 9 ashize, ariko njye nabyaye amezi 9 ataragera. Noneho kuba mama bamenyereye byo kubyara bakunda kuvuga ngo ngindi ifite amezi 8 ngo umwana akavuka ngarapfa. Kandi njyewe none yari ifite amezi 8 ngo akavuka ngakunda gupfa, ngo nta mwana w'amezi 8 ubaho. Kandi njyewe indange yari ifite amezi 8 n'icyumweru kimwe. Ubwo rero urwo rugendo rwo kuva aho ngaho niho kibazo, niho tugiye kuvuga. Nyine wose ntabwo ubizi. Narabyutse nsanga ibintu byahindutse nyine. Mbwira Sheri ndi kumva ntameze neza. Aramfata anjyana kwa muganga. Tugezeyo ahambere twageze baravuga ngo ntabwo bari bubashe kumfasha, banyohereza aha kabiri. Naho tugezeyo baravuga ngo nabo ntibabibasha, banyohereza ahandi. Rwari urugendo rutoroshye. Nge uzikiye umwibutsa ahantu twigeze kujya, ntabwo ndi buhavuga izina cyangwa mentioning aho hantu. Ahantu hambere twagiye imodoka yadupfiriyeho guys. Imodoka idupfira aho turimo turazamuka twenda gusubira inyuma. Arangije arambwira ngo imodoka ni tuyishitura, ngo turasubira inyuma tuhite tugongira inyuma tuhite noneho mpita mvuga ngo mushaka ngo ngewe pfe ntarabyara, mpita mviramo aho ngaho n'imodoka idahagaze ndigendera. Noneho umugore uri kunda aba afite n'umushiha, akambwira ngo nta kiba ngo wowe guma. Ndamubwira ni wowe ahubwo ndiko ushaka ko mpfa ntaranayibyara.
mba mvuyemo ntangira no kugenda n'amaguru we bamfatira mu nzira nanone ariko nanjye ko nabyo mbyibutse menya nari nasaze icyo gihe rero gisa n'ikibi cyane gisa n'ikibi cyane sinda yari kundya ku buryo gisa ari kibi cyane yarakuryaga kuko wari ufite n'ubwoba icyo gihe none n'iki cyatumye tujya kwa muganga ni uko nabonye ibimenyetso bidasanzwe si byo gisese hoya ibise ni bya bindi birya umuntu bikagushikagura bikakurya buriya njye nzi ko igise cyagufasha tutamenyereye ibyo kubyara rero mutwihanganire ni ukuri njye tuma mbivuga nari nanze kubivuga rata ababyeyi nyine babizi amazi umwana abamo iyo afungutse mbere y'igihe akameneka umwana ashobora kwangirika niyo rero yari yamenetse nusikira nigise njye nzi ko ari igise usigise kigira isura ntabwo nose nabonaga ukuntu umeze icyo cyatumye nkujyana twagiye mu saa 10 saa moya oya saa moya zari zirimo nka saa 12 twicaye bavuye hano nka saa 12 saa 12 ahubwo wowe kubera ko wari uvuye mu bitotsi nagukanguye uri mu bitotsi narasinziriye sawa nyine rata twikomere reka tuvuge tugeze kwa muganga nyine tugeze kwa muganga aho handi ho bari banyohereje ha gatatu nabo babonye nyine ko bikomeye barambwira ngo ntabwo ndi busubire mu rugo kandi igihe cyari kitaragira kitaragera ahubwo iyo nza nko kuba naributse nko gufata nk'amashusho bakareba ukuntu wari waserereye nyine wumva ibintu byose byagucana ishati itamwira byongereho akajya azenguruka akagenda akagaruka akayitambaza ngo nturabyara menya yarazi yuko kubyara ari ukugerayo winjira usohokana umwana abakondisi imwe ahantu babyarira hajya umuntu uri bubyare gusa umugabo we ni ukuza bamuhamagaye ngwino hano akeneye utu niriwe hanze kuri gate ntabwo ari kuri gate wiriwe hanze kwa muganga mo imbere pana kuri gate nawe nyine reba imbere nyine so ari kumwe se ubundi na Honorine ndi kumwe na Honorine aho nageze Honorine ndamuta yageze aho ngaho arambwira anyandikira message ngo sohoka mubwire ndazahita mbwira ngo atinze kubyara ndigende byageze harya mu masaha 3 saa 4 mbona kugenda aragenda bigeze nka saa 11 za nimugoroba ubwo twagiye mu gitondo ndamwandikira ngo bagiye kumbaga ngo ngaho rero mbega urugendo uwo munsi reka tuwusimbuke tuwugarukirizaho reka tuwusimbuke noneho ngenda ndashaka umubwire nyuma yo kubyara nyuma y'iminsi 3 nyine ubwo ngubwo bankoreye cesarienne harimo dega wakoze kuko iyo umuntu amaze kubyara baramubwira ngo iyo bakubaza urabona n'umwana wawe nyuma y'amasaha 6 oya barambwiye ngo ndabonana namwe nyuma y'amasaha 6 muri ayo masaha wageze aho urarambirwa ndarambirwa ndabwiye ntingiye mugenda mpamagara umugabo wanjye azari umwana nabyaye sinakubwiye ngo uwo munsi wo kubyara tuwusimbuke ibyabereye byo ni byinshi ahubwo reka tuwusimbuke twikomereze tujye ku munsi wa 3 umunsi wa 3 maze kubyara ukimara umaze kubyara n'indi muri shoot uri muri oya utarajya muri shoot umunsi wa mbere wabanjirije wa shoot wari uzi ko ndi butahe birapfa umunsi wa kabiri wigira muri shoot ndangije ndababwira ngo ndataha abantu bari gutungure ukabafata ibintu byatubayeho njyewe Zamuda Sandrine na Derine na Keisha twapanze ko turi buze kuza kugutungura namase barampangiye nanjye ndabapangiye tujya muri shooting tuvuga ngo twanahamagaye umuganga ngo nagusezerere ngo bakutinze akajya ambwira ngo kari ngo buretse gato ngo gutaha
ngo naraye izamu ngo muganga. kandi ngo ntiwataha ngo ntaje kukurebera ngo uko ni n'umudogiteri akajya ambwira ngo ntabwo wataha ngo ntaje kukurebera ko nta kibazo ufite. turamusaba ngo umva ngera wenda nakubwira ngo imodoka irabuze, ndakubwira ngo yihorere nshake iyindi nabanze y'abantu bagupangiye nawe urabapangira. turi muri shuti buriya turangije Zamuda ahita ambwira ati turimo turakina nka saa 5 gutyo ngo wa mudogiteri arimo arambwira ngo ko amasaha ngo agiye kugenda ngo kandi wamaze ngo uri murishyiramo kushaka gutaha. Shooting irananira uzi ko uwo munsi tutigeze dukora sene nyinshi. Mwari kuzikora gute se waribarutse? Ubundi ruriya ni rwo rugendo rwawe rwo kubyara sasa wari utangiye. Ndaba sasa rero reka ndebe plan B niba plan A yanze. Panga na Dr. Ndabamutinze. Noneho mpanga na Honorine ajya kubarisha asubira inyuma. Akajya yicara kwa kundi mujya kubarisha mumwicaye ku murongo. Yajya kugerwaho akahita ajya gutangira akabwira abantu bose ngo nibicara imbere ye. Akajya imbere biranga ibi by'ubusa. Abantu barashira. Bageraho bamubarira wenyine. Birarangira asubira arambwira ati byanze. Kandi Dr. arimo aratinza Karine ntari kubyemera. Noneho nawe urakomeza uramagata ngo ndashaka imodoka idutahana. Avuga mana yanjye ndabigenzana. Keke ntibarayikora. Keke n'abaje gutegura anga ntibarahagera. Nimero ya keke twayikwibye muri telefone y'umuntu udukorera. Barayinyoherereza ndahamagara caca arayidukorera, amaze kuyidukorera ukabura mutwikiye muri Cape Town. Muri Cape Town mu mujyi. Amaze kudukorera iyo keke na gift zane narazigura. Nibereye muri shoot bigeze nka saa 8 saa 9 gutyo. Mbwira Zamuda rero ni nka saa 8 gutyo zamutaha. Ujye mu rugo ujye kubitegura ngi ikintu gihari ntagera mu rugo. Kuko arabizi ko nagiye wari ubizi ko ndi muri shooting. Icyo gihe harya wese wishakira imodoka wanze kurindira imodoka yanjye. Wishakira imodoka. Uraza ugera mu rugo baza muda barihisha ba Honorine bose bagenda bihisha muri stock. Bakakuri barandindira na Sunia. Ibyo tubisimbuke tugere ku saha yo kuza gutungura. Nari nibagiwe na mama wanjye. Mama wawe ariko mana we mabukwe mwiza ndakukunda uru wanjye wibihe byose akajya ambwira ngo ese bundi ko mbona mutari buryame hano ngo naho nshaka yuko muri buze kuva muri iki cyumba. Akajya sohoka akongera agahita agaruka ngo ya nuvemo. Oya kamera yarambajije kuko mbona uyu mutari buryame ngo kandi ukinaniwe. Zamuda aba yabyumije amubwira ngo nakubwire aramujyana ajya kumubuza ngo ni surprise kandi ibintu mwira mupanga byose nabavumbuye. Ibyo rero bivaho impamvu tutahise urumva umwana amaze kuzuza amezi 5 twakabaye twaratangiye gukora mbere cyangwa tukabaha pranka mbere. Tukiri aho ngaho ibindi byose urumva nari nabimenye namenye ko bari gutegura kuza kuntungura buri kimwe cyose nakimenye. Ikintu cyantunguye umurumva nari nabyaye hakibura igihe kinini cyane ngo mbyare. Nari nagiye ntatunganyije icyumba cy'umwana. Icyantunguye no gusanga sheri yatunganyije icyumba cy'umwana shoot mu gitondo we. Nicyo cyonyine tujyaje no kukidesigning. Nicyo cyonyine cyantunguye. Nshimira n'abantu babigizemo uruhare nyine bakamufasha akamenya gushaka amabara y'abahungu akamenya buri kimwe. Imana ibampera umugisha. Rero amezi 5 ashize ni danje naherutse nyine uwo munsi bantungura birongera biba bibi kurusha uko byari bibi ngisama kubera yuko namaze iminsi 2 cyangwa 3 hano inkovu barandoze bandoda nabi irongera irashwanyuka. Subira kwa muganga bakuramo indodo bundi bushyashya noneho ntangira sasi igise cyanyacyo rutoroshye twahuye na urwo ni rwo rugendo pe noneho mbere nari namaze iminsi 3 mu bitaro none ndagenda maramo ukwezi hafi n'igice hafi 2.
noneho ukijya kwa muganga ndabyibuka umunsi wa mbere n'uwa kabiri nubwo nagiye nasuye kwa muganga utanahari noneho ikintu cyambabaje kuva nabyara kugeza uyu munsi kimbabaza nuko na anniversaire yanjye yabaye ndi mu bitaro ntabwo twahita ko byakubabaje kuko byarambabaje ibihe bitatworoheye nyine byarambabaje kuko anniversaire yanjye yabaye ndi mu buribwe bukomeye ndabyibuka kuri anniversaire yanjye ari ninjoro nka 2:00 Zamuda yaje kundeba Adeline niwe wari undwaje Zamuda aza kundeba ahageze mbura umwuka mera nk'umuntu upfuye abaganga basohora abantu bose baravuga ati uyu murwayi abaye iki ko yahoze ari muzima bapimye basanga tension yazamutse ibintu byose batangira gutumaho ngo bazana imiti yo gucisha mu maserumu biranga Zamuda burya n'umunyabwo abantu muzamureba kangara muri filime yivugishwa ngo wahenga ibiki aniga umuntu baramubwira ngo terura umwana ibaza agahinja katari kuzuza n'ukwezi Zamuda aravuga ngo karamunaniye aratitira mufata umwana wanjye arananiye ati Karina arapfuye banjyana kunshisha muri radiography biki biracangana ariko nanone ndashima Imana nyine ko uwo munsi ntapfuye kuko iyo mfa mwari kujya mugera ku tariki y'amavuko yanjye mukahita mukakana tariki napfiriyeho urwo rugendo ruraba ukwezi n'igice gushize turataha sasa ngiye kubaza ni iki cyagutunguye ntago ari ukugutungura ni iki cyagutonze gutondora urukumva byari byo cyakugoye kubana nacyo tukiva mu bitaro ikintu cyanondora kizi tukiva mu bitaro no kujya ndaharanicana na Hirwa nari mbizi Hirwa ntajya asinzira uko mubona kuri kuva ari uruhinja ubu wasigaye asinzira pe umva ntajya asinzira bwaracyaga twicarana oya amaso kwa kundi umva ngo hazamo imisenyi aramenyera kujya ndyama ku manywa kuryama ubundi naryamaga 10:00 2:00 na wandabyuka Hirwa niba ari uko twatinze mu bitaro yageze mu rugo amenya akajya abona mu bitaro wenda hari igihe itara ryaka bigisfira mutonda niba no mu nda haramurya gasimbizi no murumva nanjye nari ngifite igisebe koko ngewe nubwo nari navuye mu bitaro muri uko kwezi n'igice ntago igisebe cyari cyakize koko bari baranze kongera kuhadoda bambwira ko hagomba kuzifunga nyine ubwo nari ndi ku bubabare bw'igisebe urumva sinagombaga no kumuterura sinamuhekaga isaka bari urarateruye kandi arira koko bikajya bigera aho ngaho nanjye mumva mugiriye impu akarara yicaye nanagushimire kubera ko ni gake gashoboka ko umugabo arara yicaye kubera umwana nyine ubundi hari umwana urira bakahita babwira nyina ngo wasohoye uwo mwana ko ushaka gusinzira n'ubwa mbere nari kandi noneho warabikoraga bugacyo ukajya no mu kazi n'ubwa mbere nari mbyaye njye umwana wanjye ndamukunda nta mpamvu nimwe yabaho yatuma utarara wicaye ahubwo naramuririmbiraga atarimo arumva ugaterura ukazembagiza ukagira gute narwo rwari urugendo rutoroshye uzi ikindi kintu cyangoye kukubona utarimo uragenda iwana wakinyagambura ngo biraturitse wahindukira ngo biraturitse ndavuga ati umva ibi ngibi sinjye uzarota birangiye nkabona ubaye muzima niki kindi ndibukubazera wowe ko wabuze ibyimbaza kandi naje nzi ko ari ngewe uri bubazwe wari uzi ko ari uri bubazwe shusho waravuze ngo urambaza kugira abantu bamenye ahantu twari turi noneho tuzabone gupanga prank nyuma kamubaza ikindi kibazo ngewe ukimara gutwita waragiye tumara amezi angahe tudakora filime ari njye wasigaye nikorana rimwe na rimwe ngakora gutyo nabwo nanjye nabwo nakoraga buri gihe kuko byarangoraga wowe ubwawe wiyumva gute utarimo urakora wicaye mu rugo uhora mu cyumba kandi utemerewe no kumanuka kubera ko wari urwaye ku gisebe ahantu barakubaza ntakubeshye
nibyo bintu byamvunye, ni rwo rugendo rwamvunye. Hari ukuba urwaye uri no kubabara, noneho ukahita ufata n'izindi nshingano wari ufite ubona ko ziri kwangirika. Byaramvunye hahandi nageze aho ngaho nkavuga ngo ninkira nzakwigisha ukuntu umuntu ashobora kwandika filime, kubera yuko iyo uba wari ushobora kwandika filime nk'uko nyandika ntabwo byari gutuma mudakora, kuko n'ubundi nawe uri director wari kugenda ariko ntiwajya kudirectinga ibintu bitagize gute bitanditse. Urumva nyine sinibuka umuntu wabimbwiye ngo nupfa uzajyana uwo mutwe wanjye, bari Damascene, yamenya ari na Damascene wabimbwiye, ni kameramani wacu wabimbwiye ngo nupfa ngo uzajyana ngo uwo mutwe wawe ngo uwujyanyemo ibintu byinshi. Hari ijambo wigeze kumbwira, iryo jambo riranambabaza. aje kundegera abakunzi ntabwo ryambabaje, nyine ukuntu ryambabajemo ni ukuntu nyine wowe ubwawe wiyumvaga. Umunsi umbwira ngo mbabajwe n'ukuntu ntekereza ko nshobora kuba ntazongera gukora kubera ukuntu ndimo ndibona, kuko ukuntu wibonaga nyine ndavuga umuntu ashobora kuba ageze ahantu habi cyane. Noneho hari n'ikindi gihe muganga yagiye kunyoza, kuko urumva icyo gisebe baragihambuye, bagihambura nta kinya banteye, barambwira ngo ntabwo batera ngo umuntu ngo ikinya ngo ahantu hari icyo gisebe. Noneho no kuhoza bahozaga nta kinya, bakahoza. Abantu bazi ibintu byo kwa muganga hari utuntu bita compress, cyangwa se abandi bakabyita ngo ni menshi, ni udutambaro bahanaguza ibintu by'ibisebe. Turiya tuntu tuba dufite ukuntu tuzinze, noneho icyo gisebe wumva uko cyari kinini bashyiragamo tune kugira ngo utuntu tune bakadutsindagira muri uwo mwobo, bakaza kurenzaho utundi nka 3 hejuru kugira bagifunge, ariko kikanga kikava nyine kigasohora ibintu by'imyanda. Rimwe muganga yagiye kuza kunyoza, bari basigaye baza kunyoza bakabanza kumpima tansiyo, bagasanga tansiyo yanjye yazamutse kandi ntasanzwe ndwaye umutima, bigira ngo bashyira no ku miti ya tansiyo, bakavuga ngo ni imbyakire, ariko ni ububabare umuntu atajya abasha kwakira. Rimwe muganga yaje kunyoza, atangiye kunyoza kifata intuza kijumba gutya, mpita mvuga nti man, niba ubona ko nzapfa wanyuye ntababaye bingana gutya. Muganga ahita ambwira ati karuzi ko wihebye, ntambwira nti ntabyo uzi, buriya narihebye cyane nuko nanga kubibwira abantu. Ikindi gihe nakoze ibintu bikababaza abantu, mu munsi mpamagara mama nkamutuma kuri mama wawe. yahise ahamagara ndamubwira nti mama ngiye gupfa uzambwirire wowe n'amabuko ko mbasigiye inshingano zo kurera Hirwa kandi muzatume ababara. Rwari urugendo rutoroshye, nta n'umuntu n'umwe nabona uko nsobanurira ububabare nahuye nabwo maze kubyara, ntawe pe. N'ubwo bubabare n'ubu ngubu umva ngo nandika filime sinabasha kubudevelopa ngo mbubwire umuntu nyine abwumve. Abantu benshi bazi ngo indira ryana, ngo nta kintu kiryana kurusha indango, nta kiryana ngo kurusha igifungo, nta kiryana kurusha amenyo. Nibwo nahise mvuga ati n'umuntu kuko arababara. Hari umunsi wambwiye ngo ndumva mfite script ngo y'ibara ry'urukundo mu mutwe ngo nyinshi cyane, nzandikaye ngo twandike. Twandika scene imwe ebyiri, ukuntu kuri ndumva byagiye. Nahise mvuga uyu muntu afite trauma, uyu muntu ashobora kuba afite ibibazo, bino bintu byaramwafekise mu bwonko. Trauma se uvugo yoroshye. Hari abantu bajya bavuga ngo iyo bamaze kubyara ngo bagera depression, muyivuga mutarayibona. Ukuri bayivuga batarabona. Umuntu wese ninsabira ku umuntu wese waba warabazwe. Noneho nkasigara nibaza kubera cyari abadamu bavuga ngo bashaka kubagwa, ngo bashaka ngo ntibakihanganira kuribwa n'ibise. Ngiye numvisha ibise ari byo byoroshye kwihanganira kurusha kwihanganira buriya bubabare nagize, kubera yuko ni ubwa mbere nari imbazwe kandi atari ubwa mbere mbyaye. Rero ubwo ngubwo bantu mujya kwisabira ngo bababage rwose, iyo musenga Imana muzahure n'ibyo nahuye nabyo. Yakubagwa nanjye numvise se bibirata. Ariko nanone uzi ikindi kintu njya mbona, umuntu uhatiriza uriya muntu harya n'igise n'iki nyine uhatiriza kubyara, umwana we akaza yapfuye nawe mugirira impuhwe. Nyine uzi ko njye nigeze gutekereza ikintu byose n'ubushake bw'Imana nakikubwira. Ibaze
ubaye ubyaye bakubaze kuriya n'umwana akaza apfuye Nyine uri no muri byose buriya buribyo bibaho. ugahomba umwana byose ugahomba bibaho n'umubiri wawe. kuko hari ababyeyi bibaho kandi byose birababaza kandi byose biraryana. Niyo mpamvu mvuga ngo nyuma y'ubwo bubabare bwose ndashima Imana ko nkiri amahoro kandi n'umwana wanjye mufite nyine ari muzima. Icyo nshima Imana. Ariko ubundi nta na kimwe cyoroshye mu rugendo rwo kubyara. Nyuma yo kubyara, nyuma y'iyo mibabaro n'imihangayiko n'uburibwe byose twaciyemo, ni iki cyagushimishije kurusha ibindi? Ikintu cyanshimishije urakizi kubona Hirwa hari nta kibazo na kimwe afite, nkabona nawe uri muzima, noneho nkabona twongeye gutangira gukora filime. Icyo kintu cyanshimishije. Abantu badukurikirana, reka mbonereho no kubasaba mujye mwihangana nyine ubwo burwayi bwose, ibibazo byose twagiye duhura nabyo. Nagiye akenshi ntwite, najyaga nkunda kubabwira ibibazo twahuye nabyo, cano bayitwaye, byagenze gutya byagenze gutya. Ndashimira abantu mukituriho kuko twari dufite cano ifite sabu zigera mu 80,000, zigenda zangirika, cano duhindura dusigaranye cano ifite abasabu hafi 6,000. Abo 6,000 bakituriho ndabashimira. Hari n'abandi sasa batagiye bamenya icyagiye gitera ko cano zihindagurika, ariko badukunda. Namwe nimugera kuri cano yacu, iyo ducishaho filime yitwa Beura Films, mukore subscribe nyine mwongere mutwereke urukundo. No kuri Body Pro mukore subscribe. Ubu nitwe namwe turabakunda kandi twizeye ko tugiye kubashimisha birenze uko twabikoraga mbere. Nyuma y'ibi ndaza kubereza ibintu byinshi cyane. Muzambwira. Rero reka dusubikira aha. Ibindi bibazo byose wumva wifuza kutubaza muri urwo rugendo tutavuze, murabyandika muri comment, ubundi dukomerezeho kandi ndabisiza ko ibintu bigiye kugenda neza. Ciao ciao.